Yes, muraho. Thanks for everybody who was checking on me. Ejo nahuye n'ikibazo gikomeye cyane, abantu baranteye mu rugo, abasore batatu bambaye mask banavuga ururimi rw'ikinyarwanda, barankubita bihagije igihe kingana nk'iminota 10, bahita birukanka bansiga aho ngaho, baraje barancekinga, abari nanjye ukingura bahita banjugunya mu ntebe, barakubita barirukanka. So harimo abo umuntu aba arimo arakeka, harimo n'aba bashaka kumera nk'ababyiyerurutsa kandi aribo babiri inyuma, ariko meze neza nta kibazo. Aho nakingaga mu mutwe no mu mabya nta kibazo kigiye kibaho, ariko mpamya neza ntashidikanya ko force irahari, kandi ku gihugu cy'u Rwanda ho rwose nibashaka bazanyica. Iyi video muzanayiplaying banyica, naba nyiriho naba ntariho, ntago nzigera mpagarara guhangana n'intera hamwe n'ibigaragara. Uyu mungu muramuzi yitwa Jay Squeezer wa mipango, muramuzi cyane yitwa Jay Squeezer wa mipango. N'umuhungu ukunda kuvugisha ukuri kwinshi cyane, n'umwe mu batipe bavugisha ukuri cyane kwinshi, akavanga n'ibitutsi bimwe bigirwa impaka n'abantu benshi bibaza impamvu akunze gukoresha ibitutsi ndetse akaba atanabikurikiranirwaho. Yitwa Jay Squeezer wa mipango. Uyu mungu rero arazwi cyane, yituriye cyangwa se yibereye muri Amerika. Ku munsi w'ejo nibwo twamenye amakuru yuko yatewe n'abagizi ba nabi, bakamukubita, bakamuhondagura, bakamusiga ari intere. Baramukubise, baramuhondagura, bamusiga ari intere. Ubundi amazina bwite yitwa Kambale Wilonja, wamamaye nka Jay Squeezer cyangwa Kasuku ku mbuga nkoranyambaga. Yatewe mu rugo rwe aho yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari muri leta ya Arizona, n'itsinda ry'abagizi ba nabi baramukubita, bamusiga ari intere. Ukahita ubibaza ati niki uyu mutipa atunze muri Amerika ku buryo aho yibereye aterwa n'abagizi ba nabi bakaba banamukubita bakamusiga ari intere? Ko ari umunyarwanda ubereye muri Amerika akaba adafite ubutunzi bwinshi cyangwa se ibindi bintu, ni gute yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamukubita bakaba bamusiga ari intere? Ibi byaba mu ijoro ryo kuwa 12, hagati y'ijoro ryo kuwa 12 na 13, ubwo bamukubise nko guhera saa 5 z'ijoro bageza nka saa 7 mu mwaka wa 2026, nk'uko yabihamirije kimwe mu binyamakuru bikora hano mu Rwanda, ko yatewe n'itsinda ry'abasore batatu bari bitwaje intwaro. Icyakora Imana igakinga akaboko bagasiga batamutwaye ubuzima. Mu magambo yaragize ati ryari itsinda ry'abasore batatu, babiri bafite imbundano, undi afite ikintu kimeze nk'umuhini. Bankubise byanyabyo, icyakora ntibagera ku mugambi wabo kuko Imana yandinze. Akiba Jay Squeezer wa mupango, umuhungu wacu icyogere mu nkuba. Uyu munsi ameze ate? Arwariye mu bihe ibitaro? Kasuku ahamya ko bamukubitaga nubwo bari bipfuse atabashije kumenya abari bo, ariko amagambo bamubwiraga yumvikanishaga umugambi wabo wo kumwica. Ati bankubitaga bambwira ngo turagukubita ku buryo nuramuka ugeze no mu ijuru nibi uzabyibuka. Ni muri ibi bihe baramubaje ati ni muri mu bihe ngo ku buryo nugera no mu ijuru nibi uzabyibuka, ni muri mu bihe byo kwibuka, niko bamuwazaga nibi uzabyibuke. Kasuku yavuze ko abo bagabo bamwinjiranye mu nzu nyuma yo kwita abakozi bajyana ubutumwa mu ngo z'abantu, mu gihe bari bageziwe cyane ko atuye ku muryango ureba ku muhanda. Bahagaze hari gutambuka umukecuru baturanye wari ufite imbwa. Uyu musore uzwi ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko uwo mukecuru wari ubonye umuturanyi watewe n'abantu bipfutse mu maso yegereye umuryango bari bagiye gukinga. Umwe muri bo muri abagizi ba nabi aza kumwikanga, bahita basohoka biruka. Nyuma yo kubona ibimubayeho, Kasuku yavuze ko yamaze kubimenyesha polisi ndetse yiteguye kuvugana n'ubuyobozi bw'inzu abamo kugira ngo arebe uko yarindirwa umutekano. Ngibyo ibyabaye ku muhungu wacu Kasuku wa mipango, umuhungu wacu icyogere mu nkuba. Ubundi Kasuku nyine yagiye hano muri Amerika gute aterwa n'abagizi ba nabi muri Amerika? Afite iki nyine ku buryo aterwa n'abagizi ba nabi muri Amerika? Uyu Kasuku rero sinzi amakuru
makuru yakomeje guhiswa ninza kumenya icyo mbivugaho, kumenya amakuru yuzuye ndaza kubabwira uko byagenze, kugira ngo nicyo yabazize hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kujya aterwa n'abagizi ba nabi bamuhondagure bashaka kumwica, ariko Imana ikaza gukinga ukuboko. Ngo ikigaragara cyo ngo bamukubise, baramukubita byanyabyo, ariko baramukubita baramuhondagura, kuko we ngo umugambi yari afite abo bantu be bafite wari ukumuhitana bakamwambura ubuzima bwe. Ni Jay Squeezer wa mipango wamamaye hano mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, kubera noneho buryo anavugamo n'amagambo akoresha. Uyu musore nyine asanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numwe mu bazwi gususurutsa abantu ku mbuga nkoranyambaga kubera ibiganiro bye bisekeje akunze gutangiramo ibitekerezo by'ibyo atekereza ku ngingo runaka. Muri ibiganiro biba birimo n'urwenya rwinshi, Kasuku rero agaruka ku ngingo ziba zitavugwaho rumwe, ariko akazisobanura mu buryo bwe burimo amashyengo menshi. Jay Squeezer avuga ko nubwo ari mu Rwanda, ariko atari mu Rwanda, ariko nyine azakomeza gukora ibiganiro by'imyidagaduro asanzwe atambutsa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ko yishimiye kuzabikora mu gihe cye. Uyu musore rero ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo byatangiye kuba bitagenda neza, ashobora no kugaruka bitewe n'ibyo yatangiye gucamo. Ntabwo haramenyekana neza nyine icyatumye akubitwa, cyangwa se n'abantu ngo bafatwa babe bakurikiranwa bamenye neza imva n'imvano ibyateye ibingibi, ariko ngaho ngo niko bimeze ku mungu wacu Jay Squeezer wa mipango. Reka nshimire umunyarwanda wese tubana 5 kuri 5, reka nshimire mwese wakoze subscribe hano kuri Zunze TV. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndetse ibyo mukora byose muhahe muronke. Mwibutsa gushaka kwamaza ibikorwa bya bikaba byagera kuri ukoresheje social media za Zunze TV. Mwibutse ko kuri muri Zunze TV dufite studio nziza cyane tugukorera amafoto y'ubwenge. Zunze Studio baragufatira video mu bukwe bwawe, cyangwa se ubahamagare bagufotora aho waba uri hose. Hamagara kuri nomero 0793827271. Bari mutara kuri subscribe, turabasaba gukora subscribe, like, share na comment. Reka mbabwire ngo mukomeze mubeho, mukomeze murambe, ndetse muhahe muronke muri byose. Reka mbabwire ni Zunze TV ibiganiro by'umwihariko mu myidagaduro aba ari akagaruka documentary z'ubwenge. Ntabwo n'abantu n'abashishikariye gukurikira ikiganiro cyitwa Menya ko gitambukana kuri Zunze TV, ikiganiro cy'ubwenge kiba kiryoshye, kigaragaramo ibintu bitangaje utigeze wumva cyangwa ubonesha amaso yawe ahandi. Ngayo ngo reka twanganisha umungu wacu Jay Squeezer wa mipango, tumusabira kwihangana ndetse no gukomera muri ibyo bihe nyine yanyuzemo bitari bimworoheye, naho ubundi nyine nuko mu isi bigenda. Natwe tuba turiho gutya, buri wese afite ibyamubayeho, icyo bagisigaye bari gukomera no kwihangana, tugashima Imana mu gihe turamutse amahoro, ndetse bwije turi amahoro, nta kindi cyo gukorwa tuba dufite. Reka mbabwire ni mukomeze kubana natwe, Imana ibamugisha, ngenda bakunda cyane. Peace out.